Abacamanza ibice 7 umurongo wa 2. Nuko Uwiteka abwira Gideyoni ati, abantu muri kumwe bakabije kuba benshi, icyo gituma ntemera gutanga Abamidiyani mu maboko yanyu, kugira ngo Abisirayeli batanyirareho bati amaboko yacu niyo adukijije. Yesu ashimwe bene data, ni Pastor Ndayizeye, mbahaye ikaze muri Ndayizeye Impact Show uyu munsi. Ijambo turi buganire avuga ngo si kubw'imbaraga zacu. Imana yitwa Imana igihe yagaragaye mu byacu, igihe imbaraga zacu arizo zigaragaye, igihe ubwenge bwacu aribwo bugaragaye, igihe amaboko yacu aribwo agaragaye, icyo gihe Imana nibona umwanya. Imana yitwa Imana kuko imbaraga zacu, kuko ubwenge bwacu, kuko ubuhanga bwacu n'ubutunzi bwacu byagiye ku ruhande. Izi nkuru ni za Gideyoni igihe Imana yari imuhamagaye ngo ajye kurwanya Abamidiyani, ariko we kubwe yumvaga intsinzi iri buboneke kubera ingabo nyinshi. Hanyuma ahamagara abantu ingabo nyinshi cyane kugira ngo zize zimufashe urugamba, ariko Imana iramubwira ngo abantu bakabije kuba benshi, ndifuza gukora kandi ndifuza kugira ngo nimara gukora batazagira ngo nibo, batazajya ngo ni imbaraga zabo zatumye babona intsinzi. Imana ibwira Gideyoni ngo rero nabagabanye kugira ngo abantu batazirarira ngo kuko intsinzi igomba kuba ari Imana. Bibiliya iratubwira mu inkuru za Dawidi igihe yarwanaga na Goliyati, hari ijambo rikomeye yavuze mu gice cya 12 umurongo wa 47. Yaravuze ngo kandi ngira iteraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari Uwiteka kandi ari uzabatugabiza. Ubu n'ubuhamya Dawidi yatanze we ajya kurwana na Goliyati. Yifuzaga ko iteraniro ryose, abantu bose bamenya ko Uwiteka adakirisha icumu, Uwiteka adakirisha ingabo nyinshi, Uwiteka adakirisha imbaraga z'abantu, ahubwo Uwiteka akora kuko ari Uwiteka. Niyo mpamvu ijambo ry'umuzi rivuga ngo si kubw'imbaraga zacu. Abantu benshi biringira ubutunzi. Imigani ibice 3 umurongo wa 5 n'uwa 6 ni umugani wanditswe n'umugaragu w'Imana Salomo. Aravuga ngo wiringira Uwiteka n'umutima wawe, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Aha Salomo aravuga ngo twe kwiringira ubuhanga bwacu, ahubwo twiringire Uwiteka, kuko si kubw'imbaraga zacu, ahubwo ni kubw'Uwiteka utuma tugera ku bintu byose. Iyo uzi ko Uwiteka ari we mbaraga zawe, hari icyo bigufasha. Icya mbere bigufasha nuko nta kintu kimwe gishobora kugutera ubwoba, kuko ubuzi ko atari kubw'imbaraga zawe, ahubwo kandi Uwiteka adakirisha imbaraga za kimuntu, ahubwo Uwiteka akora bituma ubaho ubuzima bwawe nta kintu cyagutera ubwoba, uzi ko si kubw'imbaraga zawe. Rero kuko atari kubw'imbaraga zawe, nta mpamvu yo kugira ubwoba. Ikindi bigufasha kureka Imana ikakubera umuyobozi. Bibiliya iratubwira muri Zaburi 27 umurongo wa 1 ngo atari Uwiteka wubatse inzu, abubaka babubakira ubusa. Atari we urinze umudugudu, abarinda umudugudu baba bawurindira ubusa. Iyo rero uzi ko atari kubw'imbaraga zawe, bituma Uwiteka akubera umuyobozi, uramureka akakuyobora, ntiwishingikirize ku buhanga bwawe. Ikindi cya gatatu, bituma utirata kuko ubuzi ko intsinzi yose wageraho ariko ubwo Uwiteka. Biratubwiye muri Yeremiya 9 umurongo wa 23 haravuga ngo ahubwo uwirata yiratire yuko asobanukiwe, akamenya yuko ari njye Uwiteka ugira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ari byo nishimira, ni ku Uwiteka avuga. Ku murongo ubanza yavuze ngo Uwiteka avuga atya, umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo, umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe. Iyo uzi ko byose atari kubw'imbaraga zawe, bituma utirata. Yego ukora uko ushoboye, ariko ukabuzi ko intsinzi yose wagera si ku bwawe, ahubwo ari kubw'Uwiteka, kuko si ku bwacu, ahubwo ni kubw'imbaraga z'Imana. Yesu ari kumwe n'abigisha babwiye ijambo rikomeye. Ni ijambo riri muri Yohana 15 cya 15 cyerekana ko
twebwe turi amashami, Yesu akaba umuzabibu. Ku murongo wa 5 ho yaciye akarongo ngo kuko ntacyo mubasha gukora mutamfite. Ibyo wakora byose ni ukubera Imana. Ibyo rero iyo uzi ko atari kubw'imbaraga zawe, uretse ko bigufasha kutagira ubwoba mu bikomeye uri muracamo kuzi intambara y'Uwiteka, bikagufasha kugira ngo Uwiteka kubera umuyobozi, ariko kandi bituma wumva ko nta kintu wabasha gukora utari kumwe n'Imana. Hari abantu benshi banirata imirimo, ariko Yesu yagize neza. Iyo areba ku mirimo tuba dufite icyo twirata. Abefeso 2:8-9 ravuga ngo twakishijwe n'ubu ngo kubwo kwizera ntibyavuye ku mirimo, nta nubwo byavuye kuri twe, ngo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Nuvuga ngo iby'Imana ikora ibikora nta ruhare rukomeye rwacu ihereyeho kugira ngo tutirarira. Niyo navuze ngo si kubw'imbaraga zacu. Akenshi rero ushaka kuvuga ati none uruhare rwacu n'uruhu. Twebwe dukoma gukoresha imbaraga zacu, tugomba gutekereza, tugomba gukora, ariko igikomeye kirimo nukumva ko ari kubera Imana. Yakobo ibice 4 umurongo wa 15 haravuga ngo ahubwo ibyo mwari mukuriye kuvuga nibi ngo umwami Imana nibishaka tuzarama, tuzakora dutya na dutya. Urumva hano Yakobo arahugura abantu ati nimukavuge ngo ejo tuzakora ibi, tuzagira gutya. Kugira imipango ni byiza, ariko icyo Imana ishaka nuko tuyiringira, tuyishingikirizaho, ko si kubw'imbaraga zacu. Yakobo rero avuze ngo ahubwo tujye tuvuga ngo Imana nibishaka tuzakora gutya na gutya. Iki ni ijambo rigamije niki? Ni ukugira ngo dusobanure ko si kubw'imbaraga zacu bene data, ahubwo ni kubera Imana. Ni Imana idushoboresha. Iyo ubwenge twadufite bwose ni Imana idushoboresha. Tujye tuvuga rero Imana nibishaka tuzakora gutya na gutya, tuyiringiye, tuyishingikirizeho, kuko si kubw'imbaraga zacu. Bibiliya rero iratwinginga cyane kugira ngo twumve ko Uwiteka ari utubereye amaboko, twumve ko Uwiteka ari udushoboresha. Ubwenge bwacu atari bwo buhagije twe kubwishingikirizaho, ahubwo twishingikirize ku Mana yonyine. Tudafite Imana rero ntacyo twageraho, ariko dufite Imana Abamidiyane turabanesha. Dufite Imana Goliyati uko yabangana kose aratsindwa. Dufite Imana ibyejo byacu biba byiza. Imigani nanone ibice 19 umurongo wa 21 hatubwira yuko imigambi yacu ni myinshi. Kamwe basomere haravuga ngo mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi, ariko inama z'Uwiteka nizo zihoraho. Bene data, tekereza, panga, shyiraho imbaraga, kora uko ushoboye, ariko ujye umenya ko inama z'Imana nizo zisohora. Nubwo wagira imigambi myinshi, ariko inama z'Imana nizo zishobora. Rero si kubw'imbaraga zacu twe kwirata, twe kumva ko ari ku bwacu, ahubwo tujye kumva ari kubera Imana. Kubera Imana rero tuzashobora kunesha, kubera Imana tuzagera kure, kubera Imana tuzaba ibyo turi byo, kuko ntacyo tubasha gukora tudafite Imana. Rero mureke Imana tuyishyire imbere, tuyiringire, itubere umuyobozi, nibwo ibyo tuzakora byose bizagenda neza. Imana ibahe umugisha.